Mukundwa, witeguye gusazana nanjye? Yego. Witeguye kuzandwanirira igihe nzaba ndi mu mage nk'uko nzakurwanirira? Nanjye nzakurwanirira Rukundo. Umutoni nkunda, nakubeshya umunsi wambwiye ko nkunda nabanje kwigirwara ngo ndebe ko nahita nkanguka, kubera ubwiza n'umutima mwiza wigirira. Nzagukunda ibihe byose umutima utatse. Reka uko imitima yabishatse bibe gutyo. Twa tuganiro twa nijoro twawe naradukunze, nzajye mu kirere nibera ukwezi, ejo utaha iwanjye wibera ukwiye. Numvise amajwi inshuro igihumbi ambwira ko ari wowe buzima bwanjye. Ishusho yawe iranyereka ko ibi byateguwe kera. N'igihe uzakurikirwa na Farawo nzaba Mose ntambika inkoni ku nyanja itukura. Nzakwizera ibihe byose. Icyizere ni ryo shingiro ry'urukundo rukomeye. No mu gihe uzaba uri hasi uzumva ko nzaguhora iruhande. Mukunzi wanjye, muri uyu mwanya ndishimye bitavugwa. Kwishima birakatubera ikirango. Ahubwo se ubu ni iki gikurikiyeho Rukundo? Please don't leave me. Yigira icyongereza ku buntu. I love you. Ndagukunda. I'm in love. Ndi mu rukundo. I love you so much. Ndagukunda cyane. I can't live without you. Sinabaho nagufite. Please don't leave me. Ndakwinginze nyamuneka ntunsige. I'll never let you down. Sinzigera nkutenguha. Hano I'll never let you down ni kimwe na disappoint. I'll never disappoint you. Shaka vuga I'll never disappoint you. I'll never let you down, byose ni kimwe. You are the only one who I love. Uri umwe nkunda. Come to me. Nyegera. You mean the world to me, my love. Uvuze isi kuri jye rukundo rwanjye. No you no life. Nta wowe nta buzima. You are a very important person. Uri umuntu w'ingenzi. Thank you guys. God bless you. Ntutse gukora follow kugira ngo utazajya ucikwa n'amasomo nk'aya meza kandi y'ingenzi agufasha kuzamura icyongereza cyawe. 5. It is expensive. Kirahenze. Iyi nakubwiye ngo niya it ikoreshwa ku bintu. Ku bantu mubyibuka, congratulations. Menya icyongereza mu minsi 30 gusa. Mbanje kubasuhuza nk'ibisanzwe ni mwarimu Mugisha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe interuro zibaza ndetse n'ibisubizo wasubiza uko mwakomeje kubisaba muri benshi. Tudatinze rero, wowe utarakora subscribe, banza ukore kuri subscribe kuko mu minsi 30 n'ubu dukurikirana uzavuga icyongereza ndetse ukidudubiza nk'umunyamahanga. Twagiye. 1. Did you eat? Wariye? Bese ibaje umuntu did you eat umubaje wari ushaka gusubiza wavuga ngo yes I did. 2. Do you love me? Ese urankunda? Cyo ni cyazo ushaka kubaza nka sheri wawe ukakimaza mu cyongereza akagusubiza. 3. Do you have money? Ese ufite amafaranga? Ugiye gusubiza rero nta kindi ukora iyo bakubaje ngo do you have money, baba bakubaje ngo ese ufite amafaranga. Ugiye gusubiza uravuga ngo yes I have it. Yes I have it. Yego ndayafite. None iyo utayafite urasubiza ngo no I don't have it. Oya ntayo mfite. Ukuvuga ngo ushobora guhura n'umuzungu akaba akwaje ati do you have money? Iyo uyafite uravuga ngo yes I have it. Iyo utayafite uravuga ngo no I don't have it. Thank you. 4. Do you have a friend? Ese ugira inshuti? Nukuvuga ngo ushobora guhura n'umuntu akakubaza ngo